meze neza sega ese we umushuti wacu akora umva mubwira ukuntu byagiye noneho yayamamaje iyo yabanje kumubona nguhaye amezi arindwi shamwe abantu mwe mukurikira Kigali News Channel nukuri muzamfashe umuntu uzabishoboye azamfashe gushimira God. The Daily News Channel. Stay connected, stay entertained, and stay inspired with the Daily News Channel. Mwe mwese mwamaze gukora subscribe kuri Kigali News Channel, reka nongere mbasuhuze mwese nanabasaba imbabazi erega mwarambuze abanashe babulu mumami sorry abanana reka mbasaba imbabazi kandi nzi ko ntacyo ntakoze ndanababyiniriye ndanabaririmbiye ntacyo nenda kurenzaho penda umunyamafuti ndabyemera ariko noneho ndaje mami yaje rega mama bagiye guhiga hirya no hino none se ni mpaka ngo duhore mbicaye imbere abashu wenda kubera ko nabonye ko mwababaye ndaje ariko nanone nanjye ntago mwandenganya ngo mukabye nari mbakumbuye abo urisobanuye urakabye oya we ntagombaga kugira we nagombaga kwiyandayanda nkasaba imbabazi izo nshoboye zose ngomba gusaba nkazisaba pe barambuze kandi abananaje bakamuna umumami nitibajo meze neza sega ese we uribuka ko twirinze kuvuga ku kantu nge nawe uko turi babiri uribuka ko twirinze kuvugana ku kantu kagendanye n'ubukwe bwanjye nawe se oya umushuti wacu bwanjye nawe se amasewe nakorana ubukwe nawe umva ibyo nkubwira ziba umushuti wacu akora bati indaya zose zirarongowe ubu ni indiriza umuntu wese wahoze anyita indaya kugeza kuri uyu munota wicara ubizi ko ntari indaya kubera yuko mwavuze ko indaya zose zirongowe kuva ari njye utarongo ubwo si ndi indaya narongowe nande umugabo wahe ni wowe ushaka kunyegekaho urusyo njye ntago nigeze ndongorwa ngata ndabakunda abashuti bacu ari mwe mukurikira Kigali News Channel ari n'abakurikira amacano yo hirya no hino rwose pe ndabakunda kubera ko muratangira mukabeshyera umuntu nyuma noneho akaba barazingo mwamushyizeho ibintu bitamuriho ariko nyuma mukazarasa ku ntego babyari biriho ngewe muri comment abantu bose bazaga bavuga ngo ndi indaya none ejo bundi baravuze ngo indaya zose zirarongowe ndabizi se ko ubu narushye ngo nizungurije ikibuno njya nta yindi imbyino nzi ni ukubyinisha ikibuno cyonyine amaraba ndayaza ko ntago wabyina muri ibi by'imbwa oya nanone bagiye kubyinira imbwa se oya ninde warongo umva mubwira ukuntu byagiye ngende kubivuga uko nabyumvishe Shadibungu yabonye umugabo witwa yewe niba ari yewe muntu niba ari yewe nde ntumbazi yabonye umugabo witwa yewe yewe ngo ni producer rega Jackie abona umugabo na Rufonsina ngo bamuterera ivi maze bahita bavuga ngo indaya zose zirarongowe ubwo byumvikana ko njyewe ntabwo nkiri indaya cyangwa ni wowe wisigaye bavuze zose baravuze ngo indaya zose zibonye abagabo ubwo byumvikana ko njye ntabwo ndi indaya ni ukuvuga ngo kuva nta mugabo njye nabonye
oya namwe rwose pe mumbabarire mujye mwemeye kuva mwaravuze ngo indaya zose zibonye abagabo nkaba ntawe nabonye bivuze ko njye ntago ndi indaya Ako Liza. umva nkubwire ubu ikintu dusigaranye ni match imwe iyo match imba ari iya Rayon na Gasogi nimba ari iya Rayon Sport nande ikazasifurwa n'ifirimbi ya Jihad kugira ngo twizihize ubukwe bw'indaya zose zibonye abagabo hazaba match ikipe yari yose izakina mbemereye umusifuzi n'ifirimbi ifirimbi Jihad ni umushuti wanjye Arazicuruza se arayifite ifirimbi arayifite ifirimbi izaba iya Jihad ni inshuti yanjye nzabimusaba kandi ntago azankatira ni ukuri ni inshuti yanjye ifirimbi izaba iya Jihad nanjye nsifure ngira umwuka muke ushoboka ariko ipompe nzayitwaza n'ubu mba nyifite kuri ibyo bintu uri kuvuga hari n'abataratinye kuvuga ati dore zidutwaye abagabo beza sha hoya wavuze ko zibatwaye abagabo beza ubwo ari indaya y'ikigoryi kuko izizi ubwenge nizo zababonye izizi ubwenge zararebye zinyuze amaso mu bintu byose bihari zirangije zikajya zinyuza amaso mu bintu bihari niba ari no mu kabari akareba waguze Petit Skol agahita bari igiciro cyayo waguze Amstel agahita bari igiciro cyayo waguze Primus waguze Mitsingi agahita avuga turiya niwe yaguze B1 Gin buri uriya niwe wanjyana no yayamamaje iyo yabanje kumubona uwaguze B1 Gin niwe watwaye umugore none se uriya mugore ko yavuze ko nta mabyeyi agira na mariage bibi bikaba itaraba ubwo urumva yari kukwera ndetse hari n'abavuze ngo aratwite ukanga umwana w'umukobwa aya ibyo byo ntacyo twabishingiraho ntitwahakana ko adatwite ariko ntitwanabyemeza kuko iyo utangiye gusambana ukiri muto umururanyerera buri mwana wese ngira n'inama urubyiruko abana mukiri bato nutangira gusambana ukiri muto jya wumva ko bishobora kuguteza ibibazo byinshi harimo kwandura sida harimo kwandura umutezi n'izindi ndwara zose mbi n'umura ukaba wanyerera ntubyare ariko nanone uriya muntu igihe yabitangiriye ntacyo nijeje nawe ntacyo mwijeje nawe ntacyo mwijeje keretse Imana yonyine n'uwamutwaye uyu wamutwaye we ntacyo yari yizeye n'ubundi ni kwa kuvuga uti reba ukuntu ikibuga cya biyari kiba kimeze ubona ko kiba gifite imyobo 6 reba kwa kundi inka iba yegetse kandi ariyo yonyine usigaranye ubona nta mwobo n'umwe wizeye ukavuga uti reka nahuranye ubwo ningira bahawura iragwa mu mwobo wose ibonye ariko ntawo nizeye n'uwamutwaye ntacyo yari yizeye urukundo ntacyo rutwaye rega urukundo si rwo rubyara ntuzugira ngo abantu bose bashakana ntibabyare baba batakundanye baba bakundanye oya icyo mvuze cyo ntabwo njye mbitinze icyo mvuze nuko iyo utangiye gusambana ukiri muto umurunyerera kandi icyo nzi cy'ahantu umuntu yahereye nanze kuvuga ubu muraje muntuke ariko untuka muhibye untuka tubonana Jackie wuhe njye Jackie navuze ni umwe waterewe ivi
na Alphonsine agatererwa ivi na Shadi bakabona yewe bakavuga ngo indaya zose zirarongowe nta wundi Jackie tuziranye kandi sinanjye wavuze ko indaya zose zibonye abagabo ntago ari njye pe ngendera nk'amanuza ya padiri ya padiri hari ibintu nabonye mu byo kubagisha buno ikibuno n'amabere njyewe ntabwo nabibagisha umuntu ubagisha inda n'amabere n'ikibuno uwo muntu nta cyizere aba yigirira ku buryo hajeho na plastic surgery y'umutima akagira ibyago agahura na depression n'umutima yawubagisha uwo muntu nta cyizere na kimwe yifitiye nta busirimu burimo abanyarwanda turi abanyarwandakazi turi abanyarwandakazi ntabwo abanyarwanda n'abanyarwandakazi ntabwo turi ibibohano ntabwo turi ibiplastike ntabwo turi ibibumbano by'abantu turi ibiremwa by'Imana why ushobora guteshuka ukitera icyizere cyawe ubwawe ugatera n'Imana icyizere njye ntabwo nzibagisha nteye neza ndabizi ndi mwiza ndabizi nizera Imana mbonye hari n'ikitanyuze kuri njye nayibwiza ukuri nkayibwira nti Imana ndahantu njyenyine njye nayo kuko buriya uri ahantu wenyine ubwira Imana buriya muba muri babiri aba ari we nayo nakicara ahantu hanjye nayo twenyine nkayibwira nti wa Mana we rwose simeze neza nta muntu tuziranye wakora ibyo bintu kuko ntabwo namugiriye iyo nama ibaza ariko ureka nkubwire ukuntu abakobwa bo mu Rwanda b'abaslay queen ari ibigoryi ibaze ko batanarebera no kuri Shadibu ngo babone ko ibyo bintu atigeze abikinisha kandi ateye neza kandi turamukunda nubwo bwose zabonye abagabo ariko turamukunda ntabwo ari njyewe ubivuze ni abantu bavuze ngo indaya zose zibonye abagabo ariko izo nagorwa koko njyewe se hari ubwo ndi muri zo njye hari ubwo n'uwabimbaza namuhinshi muri iki gihe oya ariko barazivanguye barazigaragaza kuri buriya munsi barazivanguye bavanguye irondo n'ibisambo baravuga ati irondo ni iri ibisambo ni ibi irondo nirigiruke ku bisambo ndabura iki mushake none se ko ntarasaza ko ntaragera muri 30 ko ntaragera muri 29 ko nkiri muri 20 oya karya umuswa yihuse yabyaye ibihumye ako buri muyahe yihuse ibyara ibihumye ayiwa we yihuse ibyara ibihumye uretse uzabumbwira muri iyi minsi y'ibi bintu nguhaye amezi 7 nkuyemo imwe muri ziriya izindi zose ukaba ureba ibyazo 7 nagera kuzura oya 7 nagera kuzura nuko hari ibyo nzi 7 nagera kuzura akuzura gutyo ukabona ari wuzuye 7 asigaje icyumweru uzahita umbwira ati rizo urasebye nta nubwo azuzura nta nubwo azuzura shingiye kuki mfite ishingiro ryanjye ntababwiye hano se si mu rugo Kigali News Channel ni mu rugo muri abana banjye mwese nzababwira mu minsi mike bana banjye nzabarabura wabyita ishyari ry'iki ry'umugabo
ngewe mfite abana banjye babiri nababyariye icyarimwe sinicuza kuba mba mfite kuko ndiho neza ndanyuzwe ndakeka ko ukuntu abantu bamperuka hano kuri Kigali News Channel ntabwo nari imeze neza ariko nanone ikintu maze kubona namwe ni mundeba murakibona life goes on no matter how situation is life goes on ariko nge simba iminsi mike ariko mwayihanganiye ubundi ga mwayihanganiye mukareba izicukubiri zimwe zimera gutya izindi zimera gutya mwayihanganiye na bagino baba wange sha murakoze ese we gusa God thank you sha niwe ugiye gushimira ka God nubwo ari akambindi sha mw'abantu mwe mukurikira Kigali News Channel ni ukuri muzamfashe umuntu uzabishoboye azamfashe gushimira God ga warakoze wambaye hafi mu bihe ntumvaga ko nyine nshobora kugira undi muntu wanyumva byagenze neza shameze neza shameze neza ndahari inshuti yawe yambwiye ngo gusuhuza yitwa nde umuntu utuye mu Kiyovu utamuvuga izina ndabiza mfitiye umujinya ariko nanjye ndamusuhuje umushumwe ndabizi namukoreye amafuti ariko amafuti mufitiye namwumvise nanjye ndamusuhuje ariko amafuti mufitiye nta kundi shameze neza mbabari ibi bintu bikate usiko nari ngoswe mbaro bikate sha nanjye nari mbakumbuye pe twizere ko hari twari dukumbuye kumenya amakuru yawe finally turakubonye none se ariko ejo nzabaha andi makuru nanjye nari mbakumbuye kandi buri muntu wese ukunda Kigali News Channel wakundaga Liza hano mwumve ko mpari buri wese wumvaga yarankumbuye yandike muri comment ngo umumami yaje wakoze cyane mwakoze namwe